Iyi ni ya channel Ubugingo Buhoraho TV. Reka tubibutse gukora subscribe kuri iyi channel Ubugingo Buhoraho. Uyu ni umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana, tukavuga ubutumwa, ko tugomba kuvuga ubutumwa haba mu gitondo, haba nimugoroba, haba mu mvura, haba mu rume, haba mu misozi ivunanye, haba mu bibaya, haba hakurya y'inyanja, haba mu bwato, haba mu modoka, haba ku igare, haba mu mashuri, haba mu bitaro, ahantu hose bishoboka. Reka tubifurize rero kugira ngo mukomeze muvuge ubutumwa nk'uko Imana yabutanze. Reka tubifuze kukwiza ubutumwa ku isi bukagera ku isi aho bushoboka, hirya no hino ku isi. Ndagira ngo duhuze n'umuziki rero kugira ngo twumve uburyo tugomba kuvuga ubutumwa nk'uko Yesu yabivuze. Yesu yatanze umugani w'abakobwa 10. Igitekerezo cy'abakobwa 10 kiboneka muri Matayo ibice 24, umurongo wa 25. Umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri bo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amavuta yacu azimye. Ariko abanyabwenge barahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanduzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa, dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ndagira ngo rero mwumve ko hano bari kutubwira uburyo aba bakobwa 10 bari bafite ikibazo kimwe cyari kibaremereye. Kugira ngo tuvuge kuri abakobwa uko ari 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Aba 5 b'abapfu rero ni ukuvuga ngo ikibazo bari bafite, bose bari bafite kwitegura umukwe, bari bambaye amakanzu meza, ndetse bari bafite n'amatabaza, ndetse bari bafite n'amavuta. Ariko abanyabwenge bari bafite reserve cyangwa se ay'agateganyo. Se biramutse bitinze byagenda gute? Se amatabaza ashize twarekeraho? Barateganya bashyira ku ruhande. Ubwo bose bacanye rimwe, bigaragaza ko abantu bose bari mu rugendo bashobora kuba bari kugenda mu rugendo rumwe, ariko harimo abiteguye bihagije. Twese turi kumwe turavuga ngo twizeye agakiza k'Imana, twizeye amategeko y'Imana. Ushobora gusanga bamwe bizeye 9, abandi bizeye 8, abandi ugasanga barivuga ngo bizeye Yesu, usanga nawe batamwizeye, ugasanga bahakana imbaraga ze n'ibikorwa n'ibyo yahamije. Yesu yavuze ko atazigera akura inyugute n'imwe mu mategeko yose ko ari 10. Reka rero twibukirane n'ahandi, kugira ngo twongere kureba ahandi. Avuga ngo tugiye kureba umugani w'abagaragu bahawe italanto. Bahawe italanto, bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye
kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigarira ibintu bye. Aha umwe itarano 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya wahawe itarano 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi tarano 5. N'uwahawe 2 azigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko wahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo itarano ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja w'abo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwari ufite 5 yagiye abyazamo izindi 5, uwari ufite 2 abyazamo izindi 2 ubwo ziba 4. We 5 ngo zabaye 10. Ariko uwimwe yarayitabye, aravuga ati njyewe itarano yawe nzi ko umunyamwaga, ndavuga ngo hari igihe yaza kungwaho maze ndayigusubiza. Ariko mu by'ukuri impamvu yayimusubije ni uko yararakaye, abandi babahaye itarano nyinshi ngiye bamanyeya, aravuga ati nzakamusubiza. Kandi mu by'ukuri itarano muri iki gihe itarano ntabwo ari amafaranga make. Itarano ushobora gusanga n'ibihumbi 500 cyangwa n'ibihumbi nka miliyoni 1. Itarano 2 zishobora kuba miliyoni 2 kuko twazijyana muri iki gihe. Itarano 15 twazijyana miliyoni 5. Numva ayo mafaranga yari menshi, nubwo yarakaye ubusa. Mbajya akashyira kuri banki atekanya bike konte bloke kuko yarazira zazira, yabaye nk'uyitabye. Ariko mu bigaragara rero yarakosheje. Reka rero twongeye kuvuga yuko abantu b'Imana bagomba kuba biteguye bagakora mu gihe cyabo. Twongeye gusoma isomo rya 3 riheruka 28:19. Tugiye kusoma duhere ku 18. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Reka rero tubashimire cyane rwose kuko mwakomeje gukurikira iki cyigisho rwose. Iki cyigisho cyadukanguriraga kugira ngo tuvuge ubutumwa haba mu gitondo haba nimugoroba, kandi tuvuge tubikuye ku mutima. Bene data, reka tubashimire cyane, katubashimire urukundo rw'Imana yadusizemo. Imana ikatugira icyizere, ikaduha ubutumwa ngo tubwirize bagenzi bacu batari bamenye ubutumwa, n'ibyigomeke n'abandi bantu benshi bari mu mwijima, ngo bari mu mwijima yaberetse urumuri maze bamenya agakiza. Turashima isomo riba muri Yesaya 6:1 ngo byukuri abagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Nshuti mwene data, aho uri hose birashoboka ko umucyo w'Imana wakurasira. Ubyuke urabagirane, ngwino uje mu bandi, ngwino wambara ikanzu, ngwino wisiga amavuta, ngwino amavuta umwiyashyire baguhe n'amavuta yo guteganya, kugira ngo igihe byabaye ngombwa. Hari birashoboka ko insengero zaba zitagihari. Ubuhanuzi kera bwavuga ngo insengero zizafungwa, kandi ku isi yose kugeza zaba zafunzwe, wenda umuntu agasigarana ibyo yizigamiye, agasengera no mu rugo, akagira ukwizera, Imana yaza guca urubanza igasanga akiranutse. Ntabwo mwene data nimugomba gucika intege. Yesu naza azasange ufite kwizera umutima wawe, kandi uzabashwe ikimenyetso cy'Imana. Utazabura isi ukabura n'ijuru. Hari abantu bayeho nabi kuri iyi si, byabibabaje kugira ngo bazongere kubaho nabi no mu ijuru. Ndabasabira inshuti bene data, duhure kuri channel Ubugingo Buhoraho, gukora subscribe no kwibuka kandi kongera kumenya ko mugomba kwitegura urubanza rugiye kuzabaho mu bwami bwo mu ijuru. Mu ijuru barimo baducira urubanza. Baturumye kuri iyi si tutabizi, nubwo abantu ngo babyara abandi bagashakana, ariko ntabwo ari bo bagira umugambi wo kubyara. Ni Imana yo ibikora, kandi umuntu aba ku mugambi w'Imana, kandi amasura ariho Imana ibe yazi imbere y'uko tubaho. Ntabwo rero abantu bariho ari kubw'amahirwe. Karusoza ngaha, murakoze. Ciao. Reka tubashimire cyane kubwo kwihangana. Murakoze.